Umuhuza Yaspi TV, iki ni igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Yesu nashimwe cyane inshuti zanjye, nongeye kubakira hano ku Muhuza Yaspi TV. Rero murabona kuri kamera ko turi kumwe n'umukozi w'Imana. Rero amazina yanjye ni yandi ni Byiringiro Isaie, musanzwe muyazi. Twagize umugisha wo gusura umukozi w'Imana hano za Mayange, ngira ngo ajya ni Mayange hano. Ndakeka ari muri Mayange ariko ntabwo ubu utaragera Mayange. Umukozi w'Imana rero Imana yahamagaye, twakunze gusengana igihe mu bihe bitandukanye, ariko uyu munsi twagize umugisha w'uko nawe yumva hari ikibitsanyo kiri muri we, yumva ashaka kuvuga Imana. Rero ntangiye mwakira, Yesu ashimwe. Amakuru y'iminsi mubyeyi. Amakuru ni meza. Iminsi myinshi ni ukuri. Iminsi myinshi pe. Rero ndakwakira hano ku Muhuza Yaspi TV. Ndabona utuje cyane, sinzi niba ari uko wenda sinzi. Aya. Ntabwo nuje cyane, ndavuga nta kibazo. Amena. Amen. Amazina yawe rero ninde? Nanjye Nanjye nitwa Uwizeye Alice. Nkaba ntuye nyine hano i Mayange muri Bugesera. Yego. Nkaba ndimo gushima Imana rwose. Amena. Ah, Rero Imana ishimwe cyane Amen. kandi Imana ishimwe cyane. Rero nishimiye kongera kukubona, kandi ndabona umeze neza cyane. Imana yagusize ubwiza bwayo. Cyane. Wakubona ntabwo wamenya ko ufite n'abuzukuru. cyane rwose. Imana irabikora. Umunsi umwe ndumva nshaka kuzaduha ubuhamya bw'uburyo ki Imana yakugiriye neza. Njyewe ndebye abahungu bawe n'abakobwa bawe biranshimisha cyane, kandi uba ubona utamenya ko ari wowe wababyaye. Ukuri nanjye ndishima n'abantu ntibajya babyemera. Ariko nyine niko biba byagenze. Bivuze ngo ni uko hari icyo Imana yaravuganye nawe, Sha, ikakirinda. ni ukuri. Rero uyu Isezerano. munsi nakwakiriye nk'umukozi w'Imana ufite amavuta y'Imana, ufite ubuhamya bwinshi kandi bukomeye, ndetse ubu tuvugana ntabwo wabuvuga ngo birangire. Ni ukuvuga mu ncamake ibindi ubundi. Ni mu maseri cyangwa mu mapesoni. Niko bimeze. Birumvikana cyane. Rero ndakwakiriye ku ijambo ry'Imana, tubwira ubutumwa bwiza ndetse dusangiza n'ubuhamya ku bijyanye n'iby'Imana byinshi yagiye gukorera bitandukanye, kandi uko bukeye n'uko bwije tuzajya tugenda tuganira nanone. Ni ukuri. Rero ndakwakiriye mu izina rya Yesu. Ndishimye cyane. Yego. Amen. Rero ni karibu ku ijambo ry'Imana, ni ukuduha ubuhamya dusangiza ubutumwa bwiza ku by'Imana yagiye igukorera. Murakoze cyane. Hari isomo nshaka kubanza gutangiza Yego. riboneka muri Yesaya 50:7. Iryo somo rijya rinshimisha cyane, rijya rimfasha mu gihe umuntu yababaye, mu gihe umuntu mbega afite ibibazo byinshi. Iyo ndisomye ubundi mfite nk'ikibazo, ubundi Imana ihita inyongera imbaraga nyinshi, nkahita menya ko mu ijuru hari Imana, Amen. nkahita ntuza, nkahita numva ko nta n'icyo nyibaye. Iryo Amen. somo naribasomera, Yego. abafite Bibiliya bazabisoma. Muri Yesaya 50:7 haravuga ngo kuko Umwami Imana izantabara, Amen. nicyo gituma namwara. Amen. Nicyo gitumye nkomera, mu maso yanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Cyane. Utsindishiriza ari hafi. Urumva rero Amen. iri somo riranshimisha mu buzima bwanjye bwose. Ndishimye rero Yego. kuko Umwami Imana azantabara. Kenshi umuntu ajya agera mu bibazo cyangwa abantu bakamwanga bakamwirengagiza, ariko akumva ko agiye gupfa birangiye. Ariko wakongera kujya muri Bibiliya wasoma amasomo arimo, ukumva ko koko mu ijuru hari Imana. Cyane. Niyo mpamvu rero nanjye mvuga ngo kuko Umwami Imana azantabara. Niyo mpamvu namwara muri iki gihe ndimo kubivuga cyane, Yego. kugira ngo mbibwire n'abataramenya Yesu ko igihe cyose uvuye mu byaha ugakurikira inzira y'Umwami Yesu, Imana iragutabara. Amen. Ntabwo tujya dukorwa n'isoni kuko twatabawe na Yesu. Mm. Nanjye muri ibyo rero nshaka gutanga ubuhamya bukeya mmereye kuri iri somo, kuko Umwami Imana yantabaye. Yego. Nta kuntu ntavuga ibyo nari ndimo kandi yarantabaye. Mu ncamake rero nuko tuzakomeza kugenda tubivuga. Yego. Yesu ukuntu yarabaye, nanjye ubu nari umunyabyaha, nari ndi mu byaha nk'abandi bose, ndetse ku bwa kavukire nari uwo kugirirwa nabi, Amen. nari uwo kugirirwa umujinya n'Uwiteka. Ariko Imana kubera ko nayimenye, Yego. yarantabaye irandengera. Nari Amen. mu byaha, nari umusinzi, nakundaga kunywa inzoga. Yesu we, Imana nkarwana, nkakubitana amacupa, mbega byose. Ariko njyewe ubundi nakundaga byeri cyane kuruta ibindi bintu byose. Yego. Ibindi byazaga nyuma, ibindi byazaga nyuma. Nuko rero wari umusinzi,
wanywaga inzoga ibintu nk'ibyo niwo wari ugeze utuganirira. Rero nari ngeze mbaganiriza ubwo Yego. rero nicyo nari ndimo kuvuga ukuntu Imana yagutabaye nyine uva muri ibyo ngibyo. Yego. Rero ikintu cya mbere rero nari ndimo kuvuga ko nakundaga byeri cyane Primus. Yo. Abakunzi ba Primus muraho ndabasuje. Mbega ariko se mbabarira umbwire ndashaka ko umbamye wenda njye nagize wenda umugisha si buri muntu wese njyewe nakijijwe ntaranywa ku nzoga. wagize amahirwe Rero njya nibaza ati abantu banywa inzoga iyi ni izihe mbaraga wowe wagize zagukuye ku nzoga, kandi iyo umuntu anywa inzoga noneho ari umumama we biba ari urundi rwego. biba ari urundi rwego. Noneho rero wowe ndabona hari ahantu Imana yagukuye kuko ubu bwiza ntabwo wari ubufite. Oya wanywa byeri uri kazizi ukazagira ubu bwiza. Iyo bivuyemo gutyo Imana ihita igusiga ubwiza bwawe, waba ushaje ugahita uba inkumi. Murabona ukuntu mbeze ndi mwiza ndashimira Yesu kubera ko yarampinduye. Ego ubu ntacyo nyibaye, ubusa nari nawe mwiza uzagaruka noneho byaraciyemo. Izina ry'Imana rishimwe. Ubwo rero ngakunda byeri. Umuryango wanjye basaza banjye ni abantu twisangiriraga byeri, ni abantu dukundana tukajya kunywa byeri kuko hari umusaza wanjye twakundaga gusangira witwaga Patrice. Patrice aho ari hose ndamushuje, musaza wanjye Kinywanyi ndagushuje. Nizere ko nawe uri bubibone. Nawe arabibona rwose. Nawe arabibona kabisa. Noneho ubwo ngubwo twajyaga gusangira kugeza naho hari igihe ndibuka nari mfite inda ya Pisi, umwana witwa Pisi, tuba abantu bituma twari hariya Kimironko. Yego. Twajyaga tujyana kunywa tukagenda amajoro tugiye gushaka byeri kuko yagiraga amafaranga. Abantu banywa inzoga rero ntibajya bapfa kubura amafaranga. Ntumbaze ngo bayakurayo, ariko ugasanga buri muntu buri gihe ahorana amafaranga yo kunywa, kandi iyo bivuyemo ntumenye ahantu amafaranga agiye. Twagiraga amafaranga ariko reba ubu ntacyo, ariko kuba umuntu ari muri Yesu arishimye. Ubwo rero ndibuka ukuntu twajyaga tugenda amajoro ntidutinye mfite inda igera mu menyo, tukagenda nkabyuka tukagenda amajoro tugiye kunywa byeri. Ariko abayobozi baho ngaho bari bakamubwira bati wagiye ucyura umugore wawe, kuko twagezaga na za 8:00 tukiri mu kabari turimo kwibyinira twasunze twaryohewe cyane. Ikirori cya byeri kiraryoha. Kuko wibagirwa no gutaha, ariko kubera ko uri kumwe na musaza wawe uravuga ati ko nta kibazo ntiwibuke n'isaha zigeze. Patrice rero ni musaza wanjye nkunda cyane. Twarajyanaga abayobozi akambwira wagiye ucyura umugore wawe, bazi ko ari umugore wanjye kuko ibintu twikoraga ntabwo wamenya ko ari musaza wanjye. Twaragendaga tukibyinira, akanerura mu kabari akansoma, abantu rero bose bakagira ngo ni iki, ngo bakagira ngo n'abasheri. N'abayobozi bakamubwira bakamushaka kuranda wagiye ucyura, urabona ukuntu ananiwe, wagiye umucyura. Ati mujye mundeka twibyinire twinywere, none se ubuzima ni bugufi. Nyuma rero abayobozi baje kumenya ko ari musaza wanjye baraseka barumirwa, baravuga ati ruriya rukundo rubaho. Ariko ni ukuri rubaho. Twarakundanye dusangira byeri, nuko mbega bigenda bityo. Nyuma nyine biza kugenda gutyo tugakomeza tunywa n'abandi basaza banjye nuko. Ariko nshima Imana yuko mfite barumuna banjye bo ntago bigeze bakunda byeri. Ni njyewe mukobwa turi abana 8, abahungu 4 n'abakobwa 4. Mu rugo iwacu murumva ko ari 4. Kavukire yawe ni njyewe ubundi navukiye mu Kiyovu hariya Nyarugenge. Siko utoroshye. Ntabwo noroshye. Wavukiye w'abakire. Turi abana b'isiti twebwe nyine. Twavukiye mu Kiyovu rwose hariya peyaje urahazi. Ndahazi. Urabona ko haturanye n'umujyi, ni ukuzamuka n'amaguru ukabugeze hehe mu mujyi rwose, nta no kwirirwa gutega. Ni hafi cyane. Urumva ko turi abana basobanutse nyine, nuko wenda Satani yagiye abyivangamo akadutesha umutwe, ariko mu ijuru hari Imana. Imana narayibonye, Imana ndayishima. Nuko byaje gukomeza gutyo kugeza ubwo tuvuye aho ngaho bitaga Imatwari tujya ahantu bita Kayumba, hariya abenshi bazi ko ari Indera. Naho turahaba tuguma muri ibyo byose. Ariko mbere yaho nyine urabyumva nawe, naje ubwo ngubwo ibyo byose twabikoraga naratandukanye n'umugabo. Mbere yaho nari mfite umugabo, nawe nyine nkibereye mu byaha mu by'isi bitari. Umugabo wanjye yari umurasta afite dread, nanjye narazigiraga, ariko wenda ibyo bizaza nyuma. Kamumereza aho natangiriye. Komeza watangire, ntacyo tuzakora mu yindi season. Tuzakora mu yindi seri kuko umwanya urahari. Imana niba ikiduteza ubuzima buriya nta kidashoboka cyane rwose. Nuko twaje kwimikira aho ngaho rero, nabwo turakomeza turasaragurika twinywera inzoga. Umva Imana ibintu birakomera.
ariko ubu ngubu njyewe aho mpagaze aha ngaha Imana yaje kugira gutya, buriya ntabwo umuntu ajya amenya iby'Imana, yego tuza umukecuru wacu aravuga ati ngomba guha buri mwana nyine nkamugurira ahantu nuko njyewe buri iteka ryose nayozaga mvuga nti sinzasazira i Kigali. Kigali nayibukiyemo nyibamo nyikoramo ibyaha byinshi, ariko njye ndumva nashaka kuzasazira i Kigali, numva rwose nzasazira mu cyaro. Burya rero ibyo bintu tuvuga twatura Imana ibibyumva, mwa bantu mwe muvugisha umunwa mujye muvuga ibintu byiza, mwiyaturireho ibyiza, kuko Imana buriya ni umukozi w'umuhanga cyane, irumva rwose kandi icyo uvuze kiraba. amen, Icyo wiyaturiyeho rwose mujye mwiyaturiraho ibyiza. Ubwo nyine yaratubwiye njyewe biba ngombwa kuko nagiraga icyifuzo cyane cyo kuzaba mu Bugesera. yego Ubwo nyine naramubwiye ati ngwino tujyane, yaraje duhita tukigera kuri iyi nzu yahise anishyura, nta kuvuga ngo turajya ahandi turajya naramubwiye umva ishyura twisubire i Kigali. Twari twazanye umukecuru wanjye nsigaye mukunda cyane, ndamukunda cyane nubwo namutesheje umutwe, ariko mama mbabarire nagutesheje umutwe ariko ndagukunda. Niba hari umuntu usigaye nkunda kuri ino si ni mama wanjye, nkunda mama wanjye, nkunda abana banjye cyane 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 n'abuzukuru. ariko uzi ko nibutse ko hari igihe yagusuye turi gusenga ushima Imana, Yego sha, ngo mama yansuye, yego nubizi, nsigaye mukunda cyane, mba numva nanamubaza ati mama wariye, mama umeze ute se, ntacyo ufite? Nuko nanjye ubu ngubu ntacyo mfite, nakagombye kujya musura buri cyumweru nkamushyira ibintu nkamunezeza, kuko ni umubyeyi mwiza, kuko umva twakuze tubona mama ashima Imana, ari umuntu ukunda Imana uyubaha. Ndakwinginze Imana uzamuherezo ryiza nk'uko abakiranutsi bapfa, ariko nawe uzamugenzereza. no kuri Imana ishimwe cyane. Njye nshima Imana kuko uriya mubyeyi ibaze gukura uri umwana ugasanga umubyeyi wawe arasenga kugeza n'aya magingo, reba natwe turashaje, ariko umubyeyi ntiwigeze umubona no mu kabari n'umunsi n'umwe, ntiwigeze umwumva atukana n'umunsi n'umwe ngo atuke umwana ngo wenda kwa kundi utukana igicucu wabikiwe. Ibaze uwo mubyeyi rwose, aba ari umubyeyi mwiza, nubwo abana bagira gutya bakamutesha umutwe bakamunanira, twaramunaniye pe, ariko hamwe n'Imana byose birashoboka, natwe tuzamushimisha, Imana izadufasha, izajya iduha intambwe, natwe tugende dutera intambwe tugere ku rugero rwiza nawe yishimira cyane rwose. Rero Imana ishimwe cyane. Noneho nyuma uza gukizwa ute? Nyuma rero naje bya bindi Imana igufatira ishaka, ubwo naje hano mu Bugesera mu kwa mbere, natangira n'uku kwa mbere nari ngeze mu Bugesera k'uyu mwaka. Ubwo byaje kuba ngombwa ko nimuka, ubwo noneho ndavuga ko se ubundi mu Bugesera ubundi ngiye mu cyaro gukora iki? Mama akavuga ati ku gipangu twari turimo n'ubundi nawe yarakivuyemo yisubiriye agiye Kicukiro, avuga ati ngiye kugikodesha, mwana wanjye genda muri ya nzu yawe mu Bugesera, none se kwidakoze agerageza gukora amasuku bishoboka nyine bike bishoboka, baravuga ati genda, njyewe rwose amafaranga wowe nta kibazo nzajya nyaguha. Nta kibazo nyine nuko bigenda, aza akora amasuku, inzara akomeza aranyigisha ati ngwino kuko nutayijyamo izapfa izagwa, ibintu nk'ibyo. Ahangaha turi bigeze aho nyine ndavugana, ariko ubundi ndi mu biki, reka ngende n'ubundi nigire mu nzu yanjye Kigali nyihore, n'ubundi nk'uko nari nabivuze, reka ubundi nigende nta kibazo. Naraje kuza hano mu Bugesera pe, ntabwo byanshimishije. Ubu naravugaga ngo nzajya mpamagara wa musaza wanjye, noneho ubwo ngubwo noneho nta n'utureba na mama ntawe uhari, mbega kuko twajya kunywa inzoga tukamutesha umutwe wenda tukamukomangira ngo akingure, ubu ntabwo atureba. Ubu ndaje mu Bugesera nzajya mpamagara kariya gasaza kanjye ndere ko nkaruta, twinywere byeri twiburudikire nyine. Ariko kuva nagera mu Bugesera wumva iby'Imana, nta nubwo nigeze nkoza byeri mu kanwa, kandi naje mvuga ngo nzajya nzinywa, noneho ntawe utureba nzajya muhamagara, ariko Imana Imana uri umukozi w'umuhanga, ndagushima. Imana ni nziza cyane. Nsigaye nshima Imana, nsigaye numva Imana ari nziza, nsigaye numva nyifashe Imana yanjye, nayihobera by'intangarugero. Nuko rero ubwo ntangira kugenda nsenga gutyo, numva ariko nabirimo. Umumama nagiye kwandikisha umwana ku kigo hariya Kavumu, mahurira n'umumama nawe w'umukristo, tuganira iby'Imana, ndamubwira ariko rero nanjye nkunda iby'Imana, ariko sinzi impamvu mbijyamo nkabivamo, nanjye sinzi impamvu yabyo. Arambwira ati noneho hari icyumba cy'abamama ujya gusenga, uzajya uza gusenga wirirwa. Ndabyishimira kuko buriya nakundaga gusenga, ariko ntumbaze imbaraga zatumaga nasenga, kuko nabijyagamo nkabivamo. Ariko yarambwira ati hari icyumba, ndagenda yewe ndishima, ndavuga sinzajya nsiba.
ndagenda nkajya njya gusenga sinsibe nkagenda no ku ruzuba nkajyayo nkajya gusenga. Nuko bimaze kugenda neza nibwo nahahuriye, ari umumama yitwa Ange w'inshuti yanjye, twaje kuhahurira noneho tuhahuriye arambwira turimo gukubura aho ngaho ku rusengero twari twazindutse, biba ngombwa ko tubona umubyeyi urimo gukubura natwe turamufasha, na Ange aje afata umweyo turamufasha, ubwo tuba tumenyanye gutya. Ubwo bambwiye uburyo ki turagana kwa kundi abantu bagana, ese wowe uri iki? Njye ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Ati njyewe rero ndi umukatolike. Ati ariko ndamubaza, ati ariko muracyasenga ibishushanyo? Arambwira ati dushobora kuba tutakipfukamira ariko nyine ni kwa kundi nyine ni ugusenga. Ndamubwira rero uzasome muri Zaburi ibanza ari 117 handi bavuga ngo bifite, ndamuramburira turi ku rusengero, ndamusomera ndavuga ni bifite rero basenga ibishushanyo n'ababirema bazahwana nabyo, kuko ntibivuga ntibikoresha umwuka wabyo, bifite ibirenge ariko ntibigenda, mbega ibintu biri muri iyo Zaburi. Warabyumva arishima, tugatana mu gutana naze kumubwira ariko reka mubwire, njya numva abantu basengera ku musozi, ariko nubwo basengera ku musozi njye sindahajya kandi mba numva nshaka gusengera ku musozi byatari. Ubwo twaragiye tukihajya twahise tukubitana na groupe ya Yesayi. Cyagiye tuzangana neza nibwo bwa mbere wari uje mu butayu. Ukuri nicyo gihe noneho mpita mbikundira rimwe, mpita mvuga ni haleluya, Imana nishimwe kabisa, ingiriye neza, noneho inyeretse abantu, ndavuga ni Imana yanjye yewe, kubera ko nari nsigaye noneho nkunda gusenga, noneho mpuye namwe noneho ndavuga aba nibo noneho tugomba gufatanya urugendo, mbonye abantu tuzafatanya urugendo. Nuko nk'uko Imana yamfashe, nzi ko ngiye kuza kunywa byeri, ariko ntabwo yabyemeye kuko yaranshakaga, n'ubu iracyanshaka, ifiteho umugambi mwinshi. Twebwe baraturwanyije abantu bakajya batwanga, kuko twari abakire cyane, urumva. Noneho abantu kugeza aho babwiye papa wacu atarapfa, kandi ni murumuna we kwa se wabo, aramubwira ati ariko biriya byana byawe byose wazabishakira umuti w'imbeba bigapfa. Ibaza umuntu wo kwa se wanyu basova ndimo, aramubwira ati bariya bana urabona bakumara igice, bamaze iki? Uzabagurire sumu ya panya bose bapfe kuko nacyo. Papa yarababaye, yari umuntu dukundana, akambwira ati ngwino mwanange tujye kwimirira kamwe dukundana byatari. Ubwo yahise akora iki? Yahise aduhamagara twese, nyine njyewe nako gasanzwe ka Patise n'abandi barumuna be bo mu miryango n'abandi, atujyana mu kabari, adushyira, aravuga ati muduterere table hariya, hari icyo nshaka kubabwira. Nawe aramutumira uwo muntu, turanywa, raundi ya mbere azaniye kabiri, arangije arababwira ati yewe noneho hari icyo nshaka kubabwira. Aratangira aterura cya kiganiro, ngo niko mbega ubwo ni mu ncamake, umuntu nka murumuna wanjye yihangana avuge ngo nzafata abana banjye ngo mbahe sumu ya panya kuko ntacyo bamaze. Rikosha, urabona ntacyo bamaze wowe? Urumva ibyo ni ibintu rwose bibi cyane. Papa arangije aramubwira ati n'undi munsi ntabwo umuntu ajya buri icyo amara burya, kandi koko nzi ko tutazabura icyo tumara. Badutereranye abantu batwita ibyo tutari byo, ariko Imana iracyaturinze, iracyadufiteho umugambi. Amen. Iracyadufiteho umugambi. Nuko rero umuntu yahise afata uwo murumuna, yahise afata inzoga yari yamuguriye ya kabiri, ahita ayikubita hasi ngo ibintu byo bampamagariye ngo nanjye nabyigura. Nuko ngaho nguko nuko byagenze. Ariko Mana yanjye, nubwo abantu bakurwanya ariko Imana igufiteho umugambi. Twateshejwe agaciro, ariko na wa wundi ngo ugenda ucumbagira, buriya Imana iba igufiteho umugambi. Abantu babona ko nta gaciro afite, ariko imbere y'Imana ni uw'agaciro kenshi cyane. Mu ncamake rero ni ibyo ngibyo, Imana yangiriye neza, agakiza ku buntu, nanjye ndashima izina ry'Imana. Aho twasangiraga byeri nanjye bumva ndimo icyabanyegereza, nkajya mbabwira uburyo Imana ari urukundo, uburyo Imana ikunda umunyabyaha, uburyo umuntu wese uzisanze uremerewe imuruhura. Ubu Imana narayibonye, njyewe irimo iranduhura, mbana n'abana banjye ntacyo mbaye, ntaki, ariko njyewe mba nzi ko ndi kumwe n'Imana yanjye. Nibyo bya mbere. Ndashima mama cyane, Imana izamuha mama, Imana izakumera ijuru. Ni ukuri izamuha ijuru. Urumva yabaye umuyoboro w'Imana. Ni ukuri yafashije Imana kurema, kandi nawe tuzamusura ni ukuri ahubwo cyane, kuko aradufasha muri byinshi, aradusengera, abanza n'amasengesho ye ari yatumye kugeza n'isaha tukiriho, kuko iyo mama adasenga ni ukuri tuba twaratuye.
ariko kubw'amasengesho ye ndahamya ko Uwiteka nayo ayagenderaho. None kubwo gufatanya ahari tuzajya duhuriza hamwe amasengesho agere ku Mana cyane twumve. Uwiteka nashimwe. Rero twatangiye dusomera ijambo rivuga ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara. Bivuze ngo wakamwaye ariko ntabwo umwaye. Bivuze ngo wakijijwe waramwaye, ariko umwami Imana wo umaze kumwizerera ntabwo nyimwaye. Ikimwaro cyamvuye rwose ntabamvuga. Umuntu yajyaga kuvuga urumva, yego Yesu we ukumva wamukubita, ukumva wamwica, ukumva wamugira neza, ndetse yanakuvugaga cyane ukumva uramwawe koko. Siko nta muntu utamwara, ukumva uramwawe ukavuga se udacaye uramuntu ibintu yavuze. Ariko kuko turi kumwe n'umwami Imana, we yarantabaye. Njye ntago mwara rwose no kuvuga izina ry'Imana ntago bintera ikimwaro. Ntabwo bintera ikimwaro. Ubu rwose ahantu hose nayivuga, nkavuga Imana, nkavuga gukomera kwayo, nkavuga ukuboko kwayo, nkavuga ukuntu ukiza. Irakiza n'umunyabyaha wa wundi utazi ko imbabazi zibaho, nawe azasanga Imana yamubabarira kuko ntatabara. Ubu nta kimwaro mfite rwose, ndagenda nshima Imana, ndayiririmbira nkayibyinira kuko nzi aho yankuye. Imana ishimwe. Yankuye habi. Ariko byagukora ahantu habi. Umuntu urumva akijijwe nta myaka ingahe uramara. Najyaga nyizwa nkabivamo. Warakizwaga ugahita ubivamo rwose, nanjye simbenye impamvu. Ugasubira mu gacupa. Ayewe icupa gusa ko naribabazaga. Naribabazaga abantu bakavuga ati cyakoze nta mana wagiraga se ubwo ko nzi ko gacupa. None se ubwo ngubwo urumva byara, kandi nk'unatenye nkubwira ko ngiye n'amacupa nayateranye. Hari umuntu wigeze guhohotera papa wanjye, ashaka kumwenzaho, sinzi ukuntu yamubabaje, sinzi ikintu yamukubise, asa nk'uva amaraso. Nahise mfata icupa ryihuse, umuntu w'umugabo kubita mu mutwe, n'abasirikare baje kunsaka ariko ndihishe. Narayateranaga, ahubwo natwe baraduteraga tukayakwepa, ariko ntabwo ari twe twabakwepaga, ni Imana yabaga idufiteho umugambi. Amen. Nuvuga ngo Imana nta jambo ivuga ngo rero. Nuvuga ngo mu myaka yose wamaze, buriya mukecuru wawe buriya uganiriye nawe wasanga hari amakuru yari afite kuzahinduka. Yego. None ubu ngubu nawe ari mu nyungu, kandi n'Imana iri mu nyungu. Turakundanye, tubanye neza, namuteshaga umutwe ariko Mana we, nanjye sinjye mama. Na bene n'abavukanyi murabigendanamo neza. N'abavandimwe n'ukuri. Musaza wawe se we ntarakizwa? Ndimo kumusengera, nawe agomba kuza. Ariko azaze muri Yesu. Abavandimwe banjye ndabashima bose, kuva ku mfura mu rugo kugeza ku mutoya. Ni abantu bakunda kumvikana, ndabashima. N'ukuri Imana ijya ibongera imbaraga. Icyo mbasabira ni agakiza, ibindi byose bazabyongererwa. Noneho rero tusa n'abagenda bagana ku musozo. Kuva aho wakirijwe, hari impinduka wabonye muri Kristo Yesu? Hari impinduka avuga ati nabonye impinduka zikomeye, kandi nshingiye kuri ibi ngibi. Umuntu witwa Petero, ngo umunsi umwe ngo hari igihe bamubambye, aravuga ati ngewe mwimbamba nk'uko umwami wanjye mwamubambye, nge nimuncurike kuko mfite ibihamya byinshi bitanyemerera kwigereranya kuri uriya mugabo, nge nimuncurike. Rero ni izihe mbaraga? Ni ikibazo nkunda kubaza abantu bose, kuko abantu benshi batinya kamera. Kugira ngo ujye kuza hano kuri tera abantu bose bakora isi yose ikubona uhamye Imana, ni ukuvuga ngo ubu kujya ahangaha nabyo ubwabyo byongerera umuntu ubundi burenze, kuko kugira ngo uvuge Imana nk'ubu abantu bose bakubona, ejo bongera bakubone ufite agacupa, ni ibibazo. Rero ntabwo byabaho, twarasenze kandi n'ubu turacyasenga. Kandi ikindi nawe muri wowe wamaze kumenya ko Yesu aryoha, urabizi ko aryoshye, niyo mpamvu ugomba kumwegera. Rero icyo nimo mbaza nta kindi, ni ibihe bintu byatumye uvuga ati, ibintu bituma uvuga ati umugabo sinamurekura, ibintu by'ibihamya nka 2 3, uvuga ati iki Imana yakoze kinyemerera kugumana nayo? Byonyine icya mbere, kuba nari umunyabyaha ikaba yaramaye agakiza ku buntu, ibyo byonyine bishobora gutuma nashobora kuva ku Mana yanjye. Ikindi Imana kuba ikindinze, yarandindiye hariya ahantu hose, ibyo nabyo bishobora gutuma ntareka umuremyi wanjye. Ikindi umuryango wanjye kuba ukiwurinze n'ibintu byose twagiye ducamo, ibyo nabyo bituma ngomba guhamya Imana kugeza ku gihe nzabagerezayo nabo bakamenya umwami Yesu. Imana ishimye cyane. Rero biranshimisha cyane uburyo wimika umuryango cyane, kandi imbere wasanga warawangaga.
none uravuga ati umuryango wanjye. umuryango wanjye Iyo Yesu yamaze gukora igitangaza abantu binjira mu muryango ni ukuri kandi bakumva ntibawusohokamo. ni ukumva Iyo rwose. Imana itarakora abantu bava mu muryango bakajya bumva umuryango ko banga, kandi Mm. barasanga n'abakubwira ati wavuye wumvaga mbere kwanga. rwose numvaga banyanga Shamana ntabwo ubizi ukuntu numvaga mama nyanga kandi abakugira inama wowe kumva ko akanga kandi arimo kukugira inama noneho umuntu ukugira inama akenshi wumva iyo ushaka gukora ikintu umuntu akakikubuza Yego. kandi arimo kukugura muri Babylon ariko wowe ukumva ko arimo kuguhemukira. Ndashima n'abana banjye cyane Yego. Yesu azabafashe rwose abamera ubwenge abaha ubwenge rwose bamenye Imana nabo babe mu byo barimo. Yego. Nabo bakizwe cyane. Nabo bakizwe rwose ubu basigaye bishimye bavuga ati mama iyo bambonye bavuga mama warahindutse nanjye nkiterera hejuru nkavuga ibi byose ni Imana. Icyubahiro ni icy'Imana. Nabo baravuga ati mama ubundi nari igihe natahaga mbabwira we bite byanyu ubundi muryamye siki ariko ubu ngubu barabona nje mvuye nko gusenga bakaza bakamubera n'abakuru bakamutubwiza ko mama cyakoze warahindutse. Nabo barambwira bati ntuzongere kugwa uzatubabarire mubyeyi dore mama iyo tukurebye tubona usa neza nanjye nkababwira abana banjye nkabicaza cyo nkundira Imana nuko ima abana bumvira ntibazahinduke byibuze bapfa no kwemera gusenga nababwira ati muze basi tubanze dusenge tujye kuryama bose bakicara tukaririmba dore hari ukuntu njya ngira nkababwira ati ngaho mwese tubanze twihane tukicara muri salo buri wese nawe muhungu abahungu urabizi ukuntu bihagararaho ariko nawe akavuga ati Imana imbabarire iki Imana ibabarire iki narangiza nkafata udupapuro nkandikaho amasomo na turiya dutoya kariya kabucura nkandikaho amasomo nkavuga mutore udupapuro buri wese n'isomo rye narisome anarisobanura. Abana nkabashakira udusoma tworoshye tw'abana nkabwira ati bisobanuye iki bose noneho uyu nguyu we yatomboye iri ngiri naryo nararyanditse sinaribura wa muhungu wanjye aravuga ati Imana izantabara ararisobanura bye neza na murumuna we witwa Nono Layike ndagushuje na murumuna we witwa Nono nawe ararisoma na Keri nawe ararisobanura na Peace na Janu bose barayisobanura. Noneho n'umuhungu njya amubwira Albert wanjye none se rya somo ati naryanditse ku mutima ati kuko umwami Imana izantabara yahise aryandika ku mutima ngo nicyo gituma ntamwara n'ubu arabimbwira ati ririya somo ati ubwo urumva ryamvamo. Yesu we ndishima rero ayo masomo bose nabahaye bose yagiye ababa ku mutima ubu baravuga ati ntabwo twayibagirwa bicavuga ati mama n'umukozi w'Imana bicara bavuga barishimye cyane bavuga ati mama warahindutse mama umujinya wagiraga nafataga abana nkabatuka nkabakubita ariko noneho ubu ngubu umwana arakora ikintu nkareba kumutuka ni ikintu kiremereye niyo binshitse agatanda bwa mwana wanjye mbabarira ndakwinginze mbabarira mwana wanjye. Ari uwitwa Peace we yagiraga amafuti kubera amafuti ye rero nirirwaga mutuka nkirwa mukubita ariko naramwigenda mbwira mwana wanjye nanjye ntabwo ari njyewe sibyo yari Satani mbabarira ibyo nagukoreye byose namubwiraga Peace ntabwo kumbita nkaguta muri wese nkakugira gute ariko ndamwigenda mbwira mwana wanjye nanjye ntabwo ari njyewe sibyo mbabarira umusabye imbabazi ati mama ndakubabarira ajya avuga ati mama Imana njya nsengera buri gihe Imana izame gukura ndi pasiteri nanjye nkambwira ujye ukomeza ubisenge mwana wanjye iyi nicyo cyifuzo afite gukura akaza pasiteri nawe akajya abwiriza ubutumwa kuko babona ari byiza aranabikunda cyane nanjye rero nkabwira Imana wumve gusenga uzamugire pasiteri uzamuhungu abwiriza ubutumwa ni umukobwa n'umuhungu Peace ntwari Peace byembe amen nawe ari i Kigali ari naha hari i Kigali ubu yagiye kwa murumuna wanjye arangiza kwiga murumuna wanjye ahita amujyana mukunda kubi murumuna wanjye yitwa Deborah Imana iguhe umugisha amen Deborah Imana iguhe umugisha pe kuri Imana imuhe umugisha mwinshi cyane kuba umuryango wanyu ukundana ubu turakundana pe uretse Satani wivanga agashaka ko abantu bagira ibyo ariko turakundana pe rero hano ngaho tumaze kuhamenyera umaze kumenyera hano mu cyaro wamaze kumenyera icyaro imisozi ndagenda ngaho wayisabi bantu mukunda Imana mujye muyaturiraho ibyiza mujye musaba Imana ibyiza n'ukuri nicyo mbivuriye mujye musaba niba wiyaturiye ibyiza wakunda umuntu yiyaturiraho ngo ahanga ubuse ngo n'ubundi ngo nzapfa ndi umukene ariko upfuye uri umukene gute ufite Imana
njyewe nzi ko nzakira cyane. ibyo se ni ibiki? Oya binakugaragara n'ubukire buri kugusa cyane cyane. Njyewe ndimo ndakora nkabona Imana yanjye se n'ibite byawe muri Yesaya ntabwo nabasomeye izantabara, nta nicyo gituma ntabwo nzamwara, njyewe ntabwo nzamwara nk'uko abantu benshi babitekerezaga cyangwa babitekereza. Oya ndi mu Mana ntabwo nzamwara. Amen. Rero ndashima Imana ko nanjye wakijijwe. Njye ntabwo nkuzi udakijijwe, nkuzi dusenga, ariko ubona ko ufite umutima wo guca bugufi, kandi nkabona ushaka ko tuganira cyane, nkabona umva ushaka kunsanga ngo tuganire. No, ikintu cyashimishaga ni uburyo kimwe wakoraga urugendo rurerure muje ngo dusenga. Ntabwo nari mbizi ko wari bwo uri gukizwa, nabonaga uri umukristo, nabonaga utuje, ariko ndashimira Imana. Ariko inkoni ihira igihe, inkoni ihira igihe. Buriya muri bije y'Imana, Imana ijya kuvuga ati ibyo wigira byose, ibyo ukora byose, hari umunsi umwe tuzahura. Ni ukuvuga ngo wahuye nayo, wahuye nayo. Rero ngeze hano nahasanze umukobwa wawe, ndeba ukuntu ari kuvuga ati ngo mavuga Imana, mbona ari kuvuga ati ngo ufite byinshi byo kuvuga. Nawe hari igihe kizagera nawe twicarane kuri kamera cyane rwose, nawe afite inzira nawe z'igisiyoni. Tumaze guhura kabiri, n'ejo bundi twahuriye ahantu, kandi byaranshimishije cyane kuba afite umutima uca bugufi n'urukundo no kwishima cyane. Ntanakubwira ati mama ngo ugiye kuri kamera, ahubwo akavuga ati yitegura uvuge ubuhamya. Ibyo ntabwo tugomba kumwara. None se utajya kuri kamera ngo uvuge Imana kandi warayimenye ngo uyibwire n'abandi? Erega n'abantu twasangiraga byere bashobora kumbona bakavuga ati uyu narise asigaye avuga Imana bigeze ngaho. Ukuntu twaranaga, ari abantu twajyaga dusangira nkavuga shaka ubibaze ukuntu twicaye kuri iyi table y'inzoga, icyampa tukazahura twese turimo kuvuga Imana twicaranye, mbega tuvuye kuvuga ubutumwa bwiza twicarana turimo gufata agafanta. Yesu we bakavuga ngo icyo gihe se ngo cyabaye ngo reka ngo se wowe wakizwe. Ariko mba ngira nyine ngo babyumve, noneho ko bya bindi koko cyetse babibonye bakavuga ati narise bya bindi bavuga gusa ko byabaye, nabo byibuze bikabatera kugira gute kuva mu byo barimo. Reka tuve muri Babylon kuko igihe kiradushiranye, isi irarangiye. Nta mpamvu yo kuguma mu byaha kandi twaramenye Yesu n'umutabazi, reka dutabara muri byinshi. None se ubwo bo mwasangiraga agacupa ntabwo bajya baguhamagara? Barampamagaraga mbere, bakambwira ati dusanga i Kigali bamwe baba bafite n'utubari, dusanga i Kigali tunywa byeri. Nkababwira ati sha ko nakinywa byeri se ngaha ngo nyamara uzaze. Njyewe nkavuga ngo noneho ngo reka ko ubundi wazagenda, noneho nkagenda mbabwira Imana, bakagira ngo ndi kunywa byeri ahubwo bagatangazwa nuko, ariko sinigeze njyayo. Abandi bampamagara bati bite usigaye baheye Bugesera, ufite umugabo se? Yisha ndamufite, mfite umugabo witwa Yesu. Ngo ngo Yesu ntabwo mfite umugabo witwa Yesu. Ngo Yesu koko ngo ngaho gumana Yesu wawe n'indamugumanye, kandi koko niwe mugabo wanjye mfite. Yesu niwe mugabo mfite hano muri ino nzu, niwe papa w'abana banjye, niwe papa, niwe byose, mbega atubereye byose hano, nta kibazo. Kandi unyuzwe n'ubucuti bwo mu ijuru. Ni ukuri nyuzwe no mu bucuti bwo mu ijuru, kuko kenshi mbere najyaga ngira agahinda nkareba ukuntu ndi jyenyine, nkareba ukuntu ndi kumwe n'abana be jyenyine, urumva nkavuga se aba bana none ndabane mwiheba, nkavuga ko Imana kuko wakoreye n'umuntu akatwohereza byibuze n'igihumbi, maze abana nkareba ukuntu nabagira mwiheba, nkavuga ko sindi, nkatekereza byinshi. Ariko ubu ngubu Imana yanjye nijoro hari umugabo ngo ntago, mbega ababireba byose ntago yaba yatwirengagije, urumva igihe kiba kitaragera. Ubwo rero Yesu niwe nsigaye ngenda nkabwira Yesu, rero urabibona nyine nta muntu ngihamagara ngo yego ngo byacitse, ho yambwira iki, ariko mu ijuru nzi ko hari Imana narayimenye ko nyine, none se igomba kubiduha nyine, niyo so niyo nyoko, ni byose we. Amina. Amana we. Rero tugana ku musozo, hari igihe iyo umuntu wese amaze gukizwa ahura n'ibigeragezo bikomeye, ndetse bimushaka ko yasubira inyuma. Hari igihe umuntu akizwa yarabyibushye akananuka, umuntu hari igihe akizwa yari afite butike yacuruzaga agakizwa, yamara gukizwa igahomba. Nyine ugasanga bamwe hari nabo tugana bavuga ati ngiye ntabwo nakizwa kuko umuntu akijijwe abura ibyo yari afite. Kandi noneho mu muteguro w'Imana, Imana yo yubaka fondasiyo yayo,
ntabwo Imana ijya yubaka fondasiyo ihereye hejuru, yubaka fondasiyo iyihereye hasi. Noneho rero njyewe ikintu nakubazaga muri kano kanya, kuri fondasiyo y'Imana umaze gukizwa nta bigeragezo wahuye nabyo byagusubiza inyuma byinshi, ko nzi ko wahuye n'intambara nyinshi bitewe n'aho wavuye? nahuye n'ibigeragezo byinshi cyane rwose biguca intege. binca intege kuko naje hano urumva nari ndi i Kigali nta kibazo mfite, nta nzara nakundaga kugira ngo mvuge ngo ibi n'ibi ngo inzara oya, ariko nageze hano ndakubitwa inzara ikajya itwica kandi ufite Yesu, kandi mfite Yesu. Iyi Mana koko tukavuga iyi Mana ubundi wa mugani ibaho, Imana yemera ko mfite abana mfite umwuzukuru koko ubusuguko tukagenda ariko ikatugirira neza, ikaduha ibiti biyora bigwamo voka zikagwa hasi, tukavuga nkahereza bariya bana ati mujye kureba ko hari voka zihari, bakagenda nyine bakazizana nyine, urumva ko z'umuhanga ibigeragezo bye ni byinshi cyane nahuye nabyo ngeze aha ngaha, ariko Imana yagiye ibindindiramo cyane, yagiye ibana nawe. Rero Imana ihabwe icyubahiro cyane, kandi ni ukuri aho igejeje ikora tuba tuyishimye. Hanyuma se ujya ugira akanya ko kwihererana n'Imana? ntabwo byahura. Njyewe mba mfite amatsiko, hari igihe abantu nkamwe mwavuye ahantu hakomeye kuri iyo murimo musenga mba numva isengesho ryanyu riba rimena amabuye neza neza. Ntabwo nari nzi gusenga pe, nubwo numubwira ngo nari ndi mu by'Imana, ubundi mbere twari abakatolike, kubera papa yari umukatolike, ariko nyuma kubera mama yari umudive agenda aduhindura, niyo mpamvu nawe mba mushima kubera ko yatujyanye mu nzira nziza, inzira rwose y'umusaraba, yaraduhinduye nyine tuba abadivantisite, nuko dusa nk'abarimo gukurira muri iryo torero, natwe tuba iby'abadive, ariko nubwo nari ndirimo ntabwo byabaga bimfasheho pe, nose ubu nabaga mbirimo, ubwo ni ukuvuga ko nabaga mbirimo nyine, ni kwa kundi bavuga ko ubutandaraje nyine, ushaka kujya mu by'Imana kandi n'ibye sinabyo birimo, mbega ukabura ibyo ufata, uri akazi ntushyushye ntunabizihari, ni nk'uko umuntu aba ameze, nturi n'akazuyazi byose byibuze ngo Imana imenye ngo ifata iyawe, urumva byose nabaga numva mbishaka, nkakizwa nkabivamo, nkakizwa cyane, ariko nkumva mfite inyota yo kumenya ijambo rye, nkavuga ariko Mana wampaye agakiza koko, ibi bintu njye ni ukubera iki, ariko njyamo nkongera nkavamo, nkajyamo nk'umwaka, yewe narigenda namaraga igihe kinini rwose ntananywa n'inzoga, ariko nkongera nkabivamo. Buriya ndatekereza ko n'abantu banzi buriya baravuga babizi, barimo kubwira ko nakijijwe, buriya ndatekereza ko bababwira ngo Alice yarakijijwe, bamwe bakanavuga bati uriya ejo bundi akaba yabivuyemo, kubera iki? Kuko bamenyereye nyine ko nyizwa n'ubundi nkakizwa, we nabo twasangiraga byeri nkazireka nkabivamo, urumva buriya ndakeka ko baba bavuga n'ubundi ngo abigiyemo n'ubundi ejo bundi azaba yabivuye inyuma, ariko ikintu mba nsaba Imana nasenga ni ukugira ngo inkomeze akaboko, inkomeze imfate, inkomeze nanjye nyifate nyikomeze, duhurize hamwe kugira ngo ntazongera gusubiza inyuma. Nagendaga rero nkagera gutetse, nasengaga n'iminota nk'ibiri nkumva n'ibyo birarangiye, ariko ubu nsigaye nzi gusenga, we tonde ndasenga isengesho nkavuga kabisa, ugatwika abazimu, nkabatwika pe, nkavuga kabisa bigezeyo ku Uwiteka, Uwiteka unyumve, wumve gusenga kwanjye, wumve kwinginga kwanjye, ngubu nibyo nsigaye mbwira Imana, ibyo nyumva ni ukuri, impa imbaraga, ishyiramo imbaraga, indinde kuzasubira inyuma nk'uko byagenda, oya ntabwo sinshaka gusubira mu byaha, kuko nta cyiza cy'ibyaha, ibyaha ubihomberamo, ubiboneramo byinshi, nta cyiza ushobora kuboneramo, nta nyungu, ni ibihombo gusa, ariko iyo muri Yesu, nubwo abantu bavuga ngo kuba muri Yesu ngo ni abasazi, ngo ni iki, keretse hasi hagize usarasarira muri Yesu akareba, uzi umuntu usaza asarira muri Yesu, ni iby'igiciro cyinshi cyane ni ukuri. Imana ishimwe cyane, nanjye ntabwo nari nzi iwawe, nanayobaguritse nza, twahuriraga mu nzu y'Imana ahantu hatandukanye dusenga, ukambwira aho uba ariko nari ntarahagera, ariko uyu munsi washimye ko Imana yashimye ko nawe ushima, nanjye nshima ko twahura uvuga Imana, ni ukuri, twavuze Imana mu midugudu, mu masibo, mu tugari, mu mirenge,
mu turere, none uyu mwanya tugeze ku rwego rwo kuyivuga aho tugiye hose n'isi yose bireba ko twamenye Yesu umwami n'umukiza, kandi aho twamenye yahinduye byinshi ku buzima bwacu. Amen. Rero tugana ku musozo, nageraga nibutsa abantu bose badukurikiye ko uyu mubyeyi bamwita Alice Mama Peace. Rero afite ubuhamya bwinshi kandi bukomeye, yakagombye no kuvuga byinshi, ariko uyu mwanya yavuze ngo arakora ikiganiro gito cyane cyo guhamya Imana, ariko njyewe nabonye afite ibihamya byinshi. Afite ubuhamya aho Imana yamukuye hakomeye, ku buryo ki n'undi wese ikindi kiganiro tuzagirana kizaba cyiza, kuko ufite ibihamya byinshi ndabizi twanze gushyira kuri kamera by'Imana yagukoreye, kandi tuzabivuga nabyo, n'ubu turabivuze. Imana yakugiriye neza, yaguhaye agakiza ku buntu, nta kiguzi gukizwa bidusaba, nta mafaranga bidusaba. Yesu aravuze ngo nimuze munywe amazi, n'udafite inyota nawe nazanywe, ni njye soko imara inyota, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Rero turashimira Yesu ko atajya ahamagara abakire n'abakene gusa, ahamagara n'inzahare, ahamagara n'abantu barushye, kuko wari umunyamubabaro wirirwa ubwira abana nabi, nta magambo meza ava muri wowe, wari kuyakora Yesu udafite Yesu, ariko ufite ibihumuriza byinshi. Rero dushimye Imana ko yagutabaye ikakurokora. Mukecuru aharabyumva, aho uri ivugabutumwa mukecuru wakoze n'amasengesho wasenze, Imana yarayumvishe. Ubu uyu mwanya Peace ntabwo ari wa wundi, Alice ntabwo ari wa wundi twari tuzi, ni umukozi w'Imana ufite amavuta y'Imana, kandi n'abantu bakureba mbibutse ko ibi biganza byawe Imana yabishyizemo umuti, bajye baza barambikeho ibiganza, abatarahinduka baze babwira ati dufite Imana itabara. Haleluya, dufite Imana itabara. Nanjye hari igihe mba ndi mu kiganiro nk'uko nkumva nafashijwe cyane iyo umuntu avuga Imana, kuko nkunda kuvuga ngo niba hari ikintu ufite Imana ari byo Imana yagukoreye, wibyihererana, bisangize n'abandi, nabo hari n'abari mu buzima nk'ubu, no mu minsi iri imbere hari n'abandi bagiye gukizwa. Hari aho uri kugenda unyura uvuga ubutumwa bwiza, Imana izanyura izana intama mu minsi iri imbere, ahubwo nawe tuzagusengera upasiteri. Yego sha. Mu minsi iri imbere uri umuvuga ubutumwa ukomeye international, uvuga Imana neza ku mugabane w'Afurika n'Uburayi, uvuga Imana neza. Ni ukuvuga Imana, gahunda ni ukuvuga Imana, kuko ibyo yadukoreye ni byinshi. Rero dushoje ikiganiro cyacu, mbonshima abadukurikiye hano ku Muhuza Asp TV, mwe mudukurikirana amasaha yose, kandi dushimira n'umukozi w'Imana twabanye muri kano kanya. Ntago rero twava kuri kamera atadusengeye, kuko hari benshi nabo bari bumwumve bafite ibyifuzo bitandukanye, hari abarwaye, hari n'abafite n'ibindi bibazo by'amadeni, hari abari mu bukode, kandi urabona bavuye mu bukode, kandi uburyo bavuye mu bukode ugomba gusengera n'ababurimo, kugira ngo nabe Imana ibubakure. Ikibazo ubundi wabayemo usenga ubwira Imana ati Imana, iki kibazo nari nkizi uko kiryana, nakivuyemo, sengera abakikirimo ngo nabo ukibakuremo. Uyu mwanya rero Imana nifuje ko wayibwira, ndetse n'abatarakizwa, kandi ndetse nanjye ndaza kugusengera, nsaba Imana imbaraga zo kugukomeza muri uru rugendo, igukomeze. Murimbyi yaravuze ngo nkomeza mwami, singende njyenyine, ahubwo ube hafi mu rugendo rwanjye. Uru rugendo Imana irugendanemo nawe, uru rugendo Imana igushyigikire, ntugende wenyine, igomeze ugendane nayo, kandi izakora ibiruta ibyo. Kandi ndagira nkubwire ngo nubwo uri kuvuga Imana ubu kano kanya, mu minsi iri imbere ugiye kujya uvuga Imana ufite ibiro biruta ibyo ngibyo. Yesu nashimwe. Ufite ibiro biruta ibyo, ufite furesheri zirenze izo Yesu yaguhaye, uryoshye cyane kurenza uko turi kukubona. N'ubu ntacyo ubaye, urashima Imana, ariko mu minsi iri imbere ndabizi neza, ndanabihanuye, hano bagiye kujya bakora bakuyoberwe.
Imana kubera ishimwe. ibyo Imana ije kugukorera. Mana Kuko ndabyakiriye. ndumva ndi mu mwuka w'uko Imana igiye kukubyibushya, ndi mu mwuka w'uko Imana igiye kwagura imbago zawe, Mana ndi mu mwuka w'uko ishimwe. Imana izahindura ahantu utuye amateka. Birashoboka ko yahakuzanye kuri misiyo warabisabye, niwe wasabye mu cyaro, ariko ubu noneho hagiye kubaho ubusabe bw'Imana. Noneho tugiye gusenga habeho n'ubusabe bw'Imana, ibyo ishaka nabyo biza. Iyo yakoze ibyo ushaka nayo izikore ibyo ishaka. Ibyo ishaka aba ari byo biba. Kandi ni ukuri Imana ndabizi izakugira neza, kandi mu minsi iri imbere izaguha n'abakwe n'abakazana, uko yaguhaye n'abuzukuru izaguha n'abandi bakwe n'abakazana, kuko Imana nta jambo ivuga ngo rihere. Kandi nongere nkwibutse ngo abakwanze bose bagiye kukugarukira. Umuntu wese uzi ko yagufasheho ijambo akagukuraho amaboko agiye kukugarukira, kandi agiye kukugarukira. Umuntu witwa Dawidi aravuze ngo njye ntabwo nzapfa nzarama tekereza abantu imirimo Imana yakoze. Rero iki ni igihe ugiye gutangira gutekereza abantu imirimo Imana yakoze. Ubundi igihe cyo kuvuga kwawe ntabwo kiragera. Ubu ngubu uri kuvuga aho Imana yagukuye. Mu minsi iri imbere Imana igiye kukubwira vuga noneho ibyo nakoze. Vuga ibyo nakoze aho umaze kumbonera. Ije guhindura byinshi mu rugo rwawe, ije guhindura byinshi. Kandi ni ukuri umuntu wese uri kukubona kuri kamera ajya akomeza kujya agenda abwira Imana ngo nanjye mfata ibyishimo mbona uriya mubyeyi afite yari umurakare, umunezero mbona afite we yari umunyamubabaro, abana bakaba bose basigaye bishimira gutaha. Birashoboka ko babaga bashaka kuba kwa nyirakuru kuko babaga ariho hari amahoro, we wayababujije. Ariko uyu munsi wa none bose bakaba bari aha ngaha, kandi mugasangira ibyo Imana yabahaye. Rero mugomeze mwihangane bagerageza. Iyo umuntu amaze gukizwa ahura n'ibikomere byinshi, aca mu bikomeye, kandi biriya bikomeye Bibiliya ivuga ngo mu bikombe byitwa baka niho duca tujya mu ijuru. Rero ni ngombwa ko umukristo wese aba agomba kunywera ku gikombe, ariko akazakivamo neza. Rero dusoze usenga Imana, usengera abantu bose bari mu bibazo nk'ibyo wanyuzemo, bari mu makuba nk'ayo wahuye nayo, aka kanya ukaba waratandukanye nayo, ubasengera Imana nabo iyabakuremo. Hanyuma nanjye ndaza kugusengera ngusabira imbaraga n'amavuta no kwaguka no gukomera mu murimo w'Imana. Amen. 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 Data turagushimye, turaguhimbaje muri aka kanya. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye Data uba watugiriye. Tugushimiye abavugabutumwa wazanye hano ukaba wabagejeje hano amahoro. Baba banyuze mu byuma bitiringirwa, baba baje mu byuma bitiringirwa, ariko Data wabagejeje hano amahoro. Izina ryawe nirihimbazwe. Data turagushimye rero Mwami kuri iki kiganiro wabayemo Nyagasani, waturindiye, turagushimye, tuguhaye icyubahiro. Uwiteka gitare cy'amahanga, tugushimiye aho dukuye, tugushimiye n'aho tugejeje, tugushimiye kuri Imana irinda, tugushimira kuri Imana itabara, tugushimiye aho dukuye. Ndakwinginze gitare cy'amahanga ngo ukomeze uturinde nk'uko waturinze mu bihe byashize Nyagasani, turagushimye. Uwiteka nkweretse abarwayi aho bari hose gitare cy'amahanga, kugira ngo bakozeho cya kiganza cyawe gikira babashe gukira. Tukweretse ababyeyi batwite bagiye kubyara Nyagasani, kugira ngo Mwami Imana uhabarindire. Uwiteka tukweretse abantu baba bari mu bukode gitare cy'amahanga, kugira ngo nawe ugire uko bagenzereza. Ubukode buraryana gitare cy'amahanga, ndabakweretse kugira ngo nabo Mwami urebe ukuntu wabashyira mu mazu yabo, ubaheho kuba Nyagasani. Uwiteka tukweretse abantu batagira icyo kurya, urabizi inzara iraryana Data, ariko byose tuzi ko uba ubizi. Ndabakweretse kugira ngo ubagirire neza, abadafite icyo kurya ukibahe, abadafite ibyo kwambara ubibahe Nyagasani, abari mu bibazo, abari mu gahinda Data ndabakweretse kugira ngo ubagirire neza. Uwiteka Mwami Imana yacu, girira neza abantu bose Nyagasani. Fasha abantu barimo kugusanga kugira ngo baruhurwe umutima nawe Nyagasani. Tukweretse abantu bakiri mu byaha Nyagasani, hari abari mu buraya, hari abari mu nzoga, hari abari mu businzi, hari abari mu bujura, hari abari mu bintu biterekeranye bitaguhesha icyubahiro. Turakwinginze ngo nabo bafatishe ukuboko kwa Nyagasani. Nasanze kuza iwawe nta gihombo kirimo Uwiteka, ahubwo umuntu ahabonera umunezero gusa. Ndakwinginze gitare cy'amahanga ngo ukomeze udufate, uturinde gusubira inyuma, uturinde kugwa, uduhe gutera intambwe tugusanga, aho gutera intambwe tukujya kure Nyagasani. Turakwinginze ngo ubane natwe Yesu, udukomereze amaboko Nyagasani, udukomeze kutwagura mu by'Imana Nyagasani, uduhe kumenya ijambo ryawe, uduhe kurisobanura by'ukuri, kugira ngo abaryumva n'ababona iki kiganiro bose bazahinduke ku bwanjye Nyagasani.
nyagasani. amen, Oh nyagasani, nari mubi ariko noneho ndi mwiza kubera wowe data. amen, Ndagushimye ndaguhimbaje, Uwiteka komeza uturinde, icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu. amen. Mana nanjye ndagushimye muri kano kanya twagiranye ikiganiro n'umukozi wawe. Bibiliya iravuga ngo abakwemeye bose bakizera izina ryawe, abo wabaye ubutware bwo kwitwa abana b'Imana, ubaha imbaraga zo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Uyu mwanya rero nsengeye umubyeyi kugira ngo izo mbaraga zimubeho zo gukandagira inzoka na sikoropiyo, kandi ntabwo twifuza ko yatendebuka, ahubwo dushaka kumukomereza muri uru rugendo. Iminyururu yari imuboshye yose niyakongera ikamuboha, turayiciye mu izina rya Yesu. Komeza umufate umukomeze, wamukuye kure, wamukoreye ibyiza byinshi. Uyu munsi wa none ndasenze ugomeze kumwereka ineza yawe. Turabizi muri uru rugendo duhoramo n'amakuba menshi, ubukene, inzara, gupfusha, kurogwa, kwangwa, gutotezwa, kwambara ubusa. Ibyo byose ntibikamurange kubera ko yamaze kukumenya nk'umwami n'umukiza. Uhindure amateka ye, uhindure ubuzima bwe, ahantu atuye umugirire neza, uhamurindire, wagure imbago ze, umukoresha imirimo n'ibitangaza. Kandi Imana aho ugejeje ukora turagushimye, ibiganza bye bikomeze bibe nk'umuti, ndetse n'abantu bose asengana nabo n'abasengera n'abahura nabo bajye bamubonaho ubwiza bwawe, bo mukayanga nawe. Bana nawe rero umukomereze muri uru rugendo, kandi bitavuga Imana byose bimukurweho mu izina rya Yesu, amen. Imana yaguha icyubahiro. Dushimye Imana, nanjye nashimye Imana kubw'ikiganiro cyiza tugiranye, kandi nshimira n'abantu bose baduteze amatwi n'abadukurikiye, kandi mbabwira ngo mu minsi iri imbere tuzaza gukora ikiganiro cya kabiri. Uyu Alice abereka ibintu bimeze nka tatuwaje, oya ni nabyo nibyo, abereka amatatuwaje, abereka ntabwo ibintu bimeze nkabyo nibyo. abereka amatatuwaje, abereka uburyo ari umusitari ariko ubu akaba ari umukozi. Bikabije. Haleluya. Umve ndi gufashwa, reka dusezere abadukurikiye. Imana ibahe umugisha, tubararikiye ikiganiro cy'ubutaha, kandi Imana ibahe umugisha. Ngaho sezera abari bagukurikiye, unasabire umugisha abakecuru n'abasaza bawe n'abarumuna bawe n'abakuru bawe. Ndabizi barara bamenya amakuru y'iki kiganiro kuko bari bakwiteze uvuga Imana. Okay. Nanjye abana banjye hari abo tutari kumwe, abahungu banjye Rukundo Albert, Yego. ndagusuhuje cyane, kandi nkubwira ngo usanga Yesu na Cyuzuzo Loïque, nawe ni murumuna we bari kumwe, bari kwa papa i Kigali. Noneho nshimira na mama wanjye, Yego. kuko amasengesho yagize, ni ukuri Imana imufashe, imukomeze, Amen. icyo musabira ari ijuru. Barumuna banjye mwese ndabifuriza ibyiza. Hari Eric musaza wanjye mukuru, hari Jackie ukora i Kigali, hari Patrick, hari Pacifique, hari Patrice, Elise, Deborah. Abo ni abavandimwe banjye bose, ndabishimiye. Umukobwa wanjye Kenny, ndagushuje. Okay, na Pisi uri kwa Deborah, na Janu, na Rana ari hano, umwana murumuna wanjye, na Babu, na Lion. Abo bose rero nabo ndabashimye, kandi mbabwira ngo mureke dukomeze urugendo bavandimwe. Amen. Bavandimwe dukomeze urugendo tuve mu by'isi. Tubasabira no kugira ngo dukizwe tubijyemo neza. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane, mwakoze kudukurikira ku Muhuza ya SP TV.